U Rwanda ni igihugu cyiza, u Rwanda ni igihugu gifite byinshi kimaze kugeraho, u Rwanda ni igihugu by'umwihariko gishyize imbaraga mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu mu Rwanda icyifuzo ni uko abanyarwanda bose bakoresha ikoranabuhanga. Ariko ikibazo ni uko kuri iryo koranabuhanga hari benshi bahangirikira kubera amakuru mabi aba acaracaraho. Twifujeho gutanga umusanzu kugira ngo natwe dutange amakuru meza, ibintu byakubaka, kuko twizera ko abanyarwanda badashobora kugera ku Rwanda twifuza badafite imyumvire ihindutse, badafite imitekerereze ihindutse. Natwe rero twatanze umusanzu, dufungura urubuga rwitwa Be Inspired Rwanda. Nubwo ijambo riri mu Cyongereza ariko amakuru yose azaca kuri runo rubuga azajya bari mu Kinyarwanda, kuko ni urubuga rwashyiriweho abanyarwanda kugira ngo bagire amahirwe yo kubona ahantu bashobora gukura amakuru meza. Niringira ko amakuru meza ya mbere ari ijambo ry'Imana. Kuri uru rubuga uzahakura ijambo ry'Imana, ariko kandi si ijambo ry'Imana gusa, ahubwo hari n'ubundi bumenyi, kuko twifuza kubaka u Rwanda rushingiye ku bumenyi. Tuzatwashyiraho ibintu byinshi bishobora gutuma na wa munyarwanda utagize amahirwe yo kujya mu ishuri ariko ubasha gusoma, abasha kugira ubumenyi ahakura. Hazajya hariho kandi n'amakuru meza ibirimo birakorerwa mu gihugu cyacu, y'ibintu byiza igihugu cyacu kimaze kugeraho, kugira ngo nk'uko iri jambo rivuga, umuntu wese uzajya kuri runo rubuga azagire gutekereza byagutse, azajya asoma buri nkuru, azajya asoma buri jambo, ahave hari umugambi afashe mwiza. Uyo ni umusanzu dushaka gutanga. Ndifuza rero kubaha ikaze kuri runo rubuga. Ni urubuga rw'abanyarwanda bose. Niba wifuza amakuru meza, niba wifuza ibintu byo kukubaka, ibyo kuguha ibyiringiro, ibyo gutuma utekereza byagutse, nta handi ni kuri Be Inspired. Turashimira cyane abafatanyabikorwa bacu nk'uko mubareba, bagize uruhare kugira ngo iki gitekerezo twari dufite kijye mu bikorwa. Imana ibaho umugisha. Kandi niba ufite amakuru meza, niba ufite ibintu byiza wifuza kugeza ku banyarwanda, uru rubuga rwawe. Ntabwo dukorera inyungu, ni umusanzu dushaka gutanga. Ariko kandi niba ufite n'ibikorwa ushaka ko abanyarwanda bamenya byiza byubaka, nk'uko mubibona aba nabo bafite ibikorwa byiza, uzatwegere tuzahugura urubuga. Ahangaha kandi tuzajya tunabagezaho n'indirimbo nziza zubaka zishobora gutuma uhembuka mu bugingo bwawe. Ni ibikorwa byinshi tuzacisha kuri runo rubuga. Niyo mpamvu twifuza kugira ngo mujye mu rusura, abantu bumva wifuza guha impano y'ibintu byiza basoma, ujye ubarangira beinspired.rw. Tuhaye ikaze kuri runo rubuga, turizera ko tuzagira